amasaha 36 niyo yonyine ukeneye kugira ngo ibiro byanze kuvaho bigabanuke. Abantu bose bagerageje diet bikanga zikabagora, cyangwa se ntibabashe no kubahiriza ibyo diet zibasaba, cyangwa se abantu bashaka igisubizo cyihuse. Amasaha 36 gusa niyo bakeneye kugira ngo bagabanuke ibiro. Muri iyi video ngiye kukwereka isaha ku isaha icyo uzakora, ukuntu umubiri wawe uzagenda uhinduka niba ushaka igisubizo cyihuse, cyangwa se waragerageje amadayati bikakugora, cyangwa se ukabona hari n'ibindi bintu byinshi udasobanukiwe. Ariko banza unyemerere nguhe karibu, nguhe ikaze kuri Aduhire Channel. Uhawe ikaze rwose, urubuga n'urwanjye n'urwacu twese, kuko turashaka kubaka umubiri wacu, kugabanya ibiro, kwirinda indwara. Nurinda indwara uraburinza umuryango wawe wose. Nubasha kwirinda uzabasha kurinda abana bawe, umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, kandi urazabasha no kuramba. Nagutindiye rero, reka nkubwire ikintu ayo masaha 36 uzakora niba waragerageje bikanga. Ariko mbere yo kugira ngo ugerageze aya masaha 36 ngiye kukubwira, ugomba kuba udafite ikibazo cy'umutima, umuvuduko w'amaraso, cyangwa se udafite ikibazo cya diabete, udafata ya miti y'abantu barwaye diabete. Niba uzi ko nta kibazo ufite, aya masaha 36 niyo ukeneye. Kuko rero tuzi ko umubiri wacu ukeneye igihe kugira ngo uruhuke, ibintu wariye bisohoke bishiremo. Ariko icyo gihe ugikeneye utarya. Iyi viziyo tugezemo nuko turya ibintu byinshi byo mu nganda, fanta niyo mu nganda, isukari yakozwe mu ruganda, umuceri niwo mu ruganda, ibintu hafi ya byose nureba ukabona ushyira mu gifu cyawe, uzasanga harimo ibintu byinshi byo mu ruganda. Ntabwo ariko abantu ba kera babigenzaga, kuko baryaga umuceri usekuye, ubugari busekuye, ibintu byose bisekuye. Ariko twe no kurya ubugari bujya mu nganda, bujya mu mashini ikabusya. Kurya kawunga nuko, kurya ibintu byose. Rero nimba wisanga uri umuntu urya ibyo bintu byo mu ruganda, ari byo bintu urya cyane, aya masaha 36 urayakeneye cyane cyane niba ushaka kunanuka. Ayo masaha 36 uyakeneye utarya, nta kintu na kimwe ushyira mu mubiri. Ushobora guhita rero ugira ubwoba ngo nzananuka, nzapfa, nzagira gute, ariko nta kintu uzaba, kuko ahubwo uzaba uhaye umubiri igihe cyo kugira ngo ugabanye ibinure, ibiro bibi, imyanda mibi isohoke. Numara rero amasaha 36 ntago uzasonza, nta kintu uzaba, ahubwo uzatuma umubiri ujya gushyira umurongo isukari yo mu mubiri wawe, kuko isukari yo yagiye hejuru akenshi nituma ubyibuha. Uzaba ufite imisemburo, hari imisemburo waba ufite iri hejuru yindi, umubiri uzayishyira ku murongo, kuko iri hejuru niyo tuma ubyibuha. Ntabwo ari icyo gusa, ufite depression izagabanuka, na stress izagabanuka, ubwonko buzakora, buzatekereza neza. Rero mbere yo gutangira ayo masaha 36 ugomba kubanza kurya neza, ukarya ibintu birimo proteine nyinshi. Niba ari amagi, urye ntugire ikibazo, urye amagi 4 rwose. Nimba ari inyama, urye inyama ihagije, amafi nuko. Ariko ntabwo uri burye proteine gusa, warya ayo magi, ukarya salade, ukarya ibindi bintu, ariko ukarya ya sahani ugomba kurya. Umuntu wese utazi isahani agomba kurya uko ingana, hano munsi harimo video yayireba yamufasha. Mbere yo kurya, ndongera mbisubiremo, mbere yo gufata ayo masaha 36 ndongera mbisubiremo, ugomba kurya neza ibiryo birimo proteine zihagije. Kandi mbere yo kugira ngo ufate ayo masaha 36 ntago ugomba gufata ibintu birimo isukari.
ubwo ayo masaha 36 nubariye neza mu kuyatangira nihashira amasaha 8 gusa, igogorwa ry'ibiryo byo mu mubiri wawe cyangwa se digestion y'ibiryo byo mu mubiri izaba irangiye, umubiri uzaba urangije kugogora cyangwa se gukora digestion y'ibiryo. Ntabwo nzi ko kugogora ari ikinyarwanda kivugitse neza. Noneho ubwo ube umeze neza hagati y'amasaha 8 na 12, ya sukari ituma ubyibuha umubiri uzagenda utangire kwikoraho. Iyo sukari ituma ubyibuha uzagenda uyikoreho, umubiri uyikoreho, niho umubiri uzakura imbaraga. Muri ayo masaha hagati y'8 na 12 ushobora gutangira kumva inzara, ariko nugira inzara izahita ishira. Kandi uzajye unywa amazi, wanywa y'amazi arimo apple cider vinegar amwe twavuze mu mavideo yashize, ukanywa amazi arimo cloves, ariko cloves nkeya, igikombe kimwe cy'inusu watama utuntu 3, cyangwa se nanone ugafata amazi ugashyiramo akunyu gakeya ko mu nyanja. Ariko nimba ufite nanone ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso uzitondere uwo munyu, kandi nayo masaha kugira ngo yafate uzabanze ubaze muganga wawe. Ubundi hagati y'amasaha 12 na 16 niho igikorwa cyo kugira ngo ibiniro byawe ufite byinshi, ibicece, ibinyenyanza bigende bigabanuke. Ibyo bicece rero nibigenda bikagabanuka muri ayo masaha 12 na 16, niwipima ku munzani uzasanga wagabanutse ibiro. Ubwo icyo ni igihe cyiza mu masaha 12 na 16 umubiri uzaba uri gukoresha ibinure byawe. Ushobora kujya wumva ukumva amara ari ukumva mu nda amara ari kuvuga, nta kibazo bitwaye, kereka yenda uramutse urwaye cyangwa se ikindi kibazo, nuko amara azaba nta yasohoye ibiryo byashize akaba ari kuvuga, ujye usoma ku mazi makeya. Noneho mu masaha 17 na 28 niho hazaba ibitangaza mu mubiri wawe. Ntuzarekera mu nshuti yanjye utageze ku masaha 17 na 28, kuko umubiri uzagenda usohore amaserire yo mu mubiri yapfuye, ibintu byo mu mubiri byose byapfuye, noneho utangire no kurepara cyangwa se kuvura ibintu byo mu mubiri byangiritse utaruzi. Urumva ko ni ibitangaza, kandi ibyo bitangaza bizabaye kuko utariye. Noneho hagati y'amasaha 28 na 36 nibwo umubiri uzatwika ibiro byihuse. Urumva ko nurekeraho ku munsi ugeze ku isaha ya 17, ntabwo uzaba ugeze kuri ya saha ya 24 na 36, aho umubiri utwika ibinure byihuse. Ndakubwiza ukuri ko niwipima wubahirije ayo masaha ukajya ku munzani, uzasanga ibiro byawe byagabanutse kandi umubiri uzaba watwitse ibinure. Noneho kugira ngo wongere kurangiza ayo masaha 36, nuyarangiza nshuti yanjye uzirinde gufata ikintu kirimo isukari, uzafate ya sahani nziza irimo ibiryo byiza nk'uko twabivuze mu yandi mavideo. Nakwemereye gushyiramo link ya video yakwereka isahani uzafata, uzirinda isukari, amafanta, amaji, n'ibinashoboka ntuzarye umuceri uriya w'umweru cyangwa se umugati w'umweru, uzarye wa muceri wijimye, umugati wijimye, atari umugati w'umweru wa wundi twita ngo ni pe complet. Ubwo uzambwira igisubizo wabonye, ariko ndakubwiza ukuri ko aya masaha 36 nuyamara uzabona igisubizo wifuza.